turi mu buzima ugasanga umuntu amaze imyaka 30 aho ngaho ariko atarahamya neza ko yaba afite ijuru kandi yitwa ngo ngarakijijwe. Imyaka maze 20, 25, 10 ningahe nkaba ntarahamanya n'umutima wanjye ko mfite ubugingo buhoraho, mfite ijuru ako kanya mfuye ko n'abandi ngiye mu ijuru. Ibyo bintu nkumva bikandemerera cyane, nibyo nabyo biri mu byandemera. Paulo niwe yigeze abivuga neza, arabivuga mu Bakorinto ba 2:9 aravuga ngo yaranyanyagije ngaha abakene gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Turabasuje mwese abadukurikira kuri Kristo muri twe TV. Amahoro y'Imana bane namwe cyane, twishimiye kubana namwe uyu munsi. Niba uri Burayi, muri Amerika, mu Rwanda cyangwa se Afurika yose aho waba uherereye wumva ururimi rw'ikinyarwanda, turavuze ngo umugisha w'Imana kubeho. Niba hari bitagenda neza, turizera ko Imana iri mu ruhande rwawe kugira ngo byose bigende neza. Bibiliya iravuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ni Profete Moridekayi ugarutse mu kiganiro njya mbatumiriramo umutumirwa udusangiza ubuhamya ariko bushingiye ku rugendo rwe rwo kwizera. Imbere yanyu rero murahabona umugabo mwiza cyane Imana yagiriye imbabazi, mugirira ubuntu. Yitwa, reka mureke yivuge. Murakoze cyane. Amazina nitwa Jean Paul Musabyimana. Jean Paul Musabyimana, turakwishimiye cyane. Umeze neza? Umeze neza, ni amahoro, ndashima Yesu. Kutishimye? Ndishimye. Ko narinzi ko sanzwe igira ibyishimo, wabaye iki umunsi? Ndishimye n'ubundi mbona nta kibazo. Okay, ishime cyane kuko na Bibiliya iravuga ngo mwishime iteka. Amen. Dufite impamvu nyinshi zo gushima. Umwaka urarangiye, kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12 tugenda tubona ku buntu bw'Imana gukorana n'abantu bayo, ababyitayeho n'abatabyitayeho. Jean Paul, ahandi waruraho? Ndaho meze neza, nguwe neza mu mwami, ndanezerewe. Yes, Jean Paul ni muntu ki rero mu buzima busanzwe? Jean Paul ni umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana. Yes. Mu buzima bwo kwizera, kuko nagutumiye nk'umuntu ugiye kudusangiza ubutumwa cyangwa se ubuhamya ku rugendo rwawe rwo kwizera. Jean Paul, uyu munsi kwizera kwawe kumeze gute? Kwizera kwanjye kumeze neza kuko ntabwo kunyeganyika kandi gushingiye mu byiringiro bizima, gushingiye mu kwizera Yesu Kristo igikorwa yadukoreye. Yego. Iki gikorwa Yesu yakoreye ni igikorwa gikomeye cyane, nubwo wenda bamwe batakize, niyo mpamvu y'ubutumwa bwiza. Ni igikorwa yadukoreye ubwo yitangaga kubw'ibyaha byacu, hanyuma tukahinduka biranezeraniye kubwe. Jean Paul, nkuzi mu itorero rimwe rya ADEPR, harya ntiwabaye muri ADEPR? Yego. ADEPR niba ari yahehe y'ahantu iyo ngiyo hirya mu nkengero z'umujyi? Rubonobono. Ni Rubonobono? Yego. Yego. Ntabwo ari mu nkengero z'umujyi, hariya ni mu mujyi. Ni mu mujyi. Hanyuma ibyo bintu wari uvuze ngo hari igikorwa Yesu yadukoreye ngo cyatumye duhinduka abera n'abaziranenge. Nzi ko muri iryo dini wabagamo ntabwo iyo myizerere yo kuba wera umuziranenge ntabwo najyaga nyumva. Nibyo byari bimeze bite icyo gihe wowe uhaba? Niho wabikuye, byayenze bite? Ntabwo ariho nabikuye cyane ko buriya atari ko bizera, kuko urasanga bafite ukundi kuntu bizera atari ukwizera ko umuntu ahinduka uwera n'umuziranenge, kuko bazi ko bituruka mu byo umuntu akora. Kuko twabaga muri byinshi ndetse bitaduhesha uko kwera ndi kuvuga. Wenda turagenda tubigarukaho ko turagenda dukomeza ikiganiro. Ni iyihe mibereho ukiri mu idini yakugoye, na nibwo tutagaruka ku mazina y'idini, ariko mu myizerere wahozemo aho ngewe nakumenyeye, ni iyihe mibereho cyangwa se imibereho yo mu Mana ariko yakugoraga cyane? Yego, murakoze. Ni ukuvuga ngo
imibereho yangoraga ni ubuzima bwo kubaho natura ibyaha nkabyatura buri munsi nibwira ko ariko byamvaho, tukabibwirana, mbega twumva ko umuntu yumva ko ariyo nzira yo gukira. Ariko naje gusanga iyo nzira ntabwo ariyo, ndetse ni inzira igoye itabasha gukiza nyirayo. Navuga yuko ni inzira ifunze, mu yandi magambo niko navuga. none sawa byatura ntacyo bibamarira. Impamvu bitagira icyo bibamarira ni uko nabo uzarebe nabo babihoramo. Kuwa mbere uratura, kuwa kabiri ukatura, kuwa gatatu, mbere ugasanga byahindutse ubuzima, ariko nta byiringiro bizima umuntu akuramo. Kuko wasanga tubikora rimwe na rimwe, ugasanga turi muri groupe, bakatwatuza, ukatura, hashira akanya nabwo haza undi nawe ugiye kwigisha, nawe akavuga ati mwatura, ati ndumva hano harimo ibyaha, cyane ko harimo n'abitwa abahanuzi. Bakarondora bamwe muri twe, ariko bagamije kugira ngo umuntu ngo yihane ibyo byaha. Ariko n'ubundi wasangaga nyuma y'igihe twongera tukagaruka muri icyo gikorwa, bikagaragara ko rero nta muti ukiza wari uri aho hantu, ahubwo bwari ubuyobe twari turimo. Kwari kwikirigita mu gaseka. Yego. Ejo mukongera mukikirigita. Gutyo bikaba ubuzima, umwaka ugashira undi ugataha, turi mu bwo buzima, ugasanga umuntu amaze imyaka 30 aho ngaho, ariko atarahamya neza ko yaba afite ijuru, kandi yitwa ngo ngarakijijwe. Ugasanga rero ni ikibazo. None se buriya igituma bumva batagira ijuru si ibyo byaha biba byarabananiye? Nawe kandi icyo gihe wabaga mu ngo gituma utumvaga gutyo. Murakoze, ni ukuvuga ngo ibyo byaha ubundi umutima ugucira urubanza. Umutima ugucira urubanza, ugahora wumva yuko warimbuka, ariko hanini buriya bafite n'ishinge ko babumva babikoze, ariko bagashaka kugira ngo bikize muri ubwo buryo. Bagerageje kubibwirana, ariko buriya babibwirana nta kindi kintu kiba kibaho kindi, uretse ko hari umugenzi wanjye umwe twigeze kuganira, arambwira ati burya ati iyo bari kubibwirana nta kindi kintu, ati n'ugusiga n'umwanda. Niko yabivuze aho ngaho, ariko niko kuri, kuko nta nimba umuntu we yatuye ati ngewe, ugasanga nutakeka ati ngende umusambanyi, ngewe ndi umunyeshyari, ngewe ngira urwango, ugasanga ahubwo abo bantu, izo ngeri zose abantu bari aho ngaho, ugasanga ahubwo ni abanyabyaha nk'uko babyivugira. Kuko umunyabyaha ni ukora ibi byaha, umukiranutsi agakora ibyo gukiranuka. Ariko umva iyo batuye bizera ko bababariwe n'Imana. Ntabwo bababariwe, kuko ubabariwe wenda turabigeraho. Bibiliya igaragaza ko Imana itanga imbabazi z'iteka. Igaragaza ko Imana itanga imbabazi z'iteka. Sinibwira rero iyo Mana itanga imbabazi z'umunsi umwe, iminsi 2, mbega hari ibintu mbega birasekeje cyane ko kwibwira ko nimba Imana itanze imbabazi uyu munsi ejo ikongera ikaguha izindi, wakora icyaha ikongera ikazikwaka. Ndibwira ko iyo ngiyo ntabwo ari Imana. Ngira ngo iguha imbabazi z'icyo wakoze, wazakora ikintu ugasaba izindi. Oya, ntabwo ari uko bimeze. Urebye niko bibwira, ariko nako mwibwiraga. Yego, ariko nayisohotsemo iyo myumvire, kuko ntabwo yahuzaga no kuri kw'ijambo ry'Imana. Niko bibwira cyangwa twibwiraga, ariko ntabwo nta buzima burimo. Nta buzima buri muri ibyo bintu, ntabwo bihura no kuri kw'ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya yo ubwayo igaragaza imbabazi z'iteka, kandi ikagaragaza ko n'agakiza twahawe ari agakiza k'iteka. Nk'iyo usomye urugero, nk'iyo usomye mu Baheburayo igice cya 5 umurongo wa 9, hatwereka hari amagambo meza nkunda cyane, hatwereka yuko ngo twahawe agakiza kadashira. Ngo maze ngaba mwizera wese, ngaba mwiringira umuhesha w'agakiza kadashira. Agakiza twahawe rero ni agakiza kadashira, ni agakiza k'iteka. Urumva rero bitandukanye n'ibyo ngibyo. Urumva umuntu wahawe agakiza k'iteka ntabwo yajya muri Imana mbabarira ya buri munsi, ahubwo aba yizeye ko iby'Imana yahamije ku mwana wayo bihagije kugira ngo bimukize.
ni ukuvuga ngo bari abantu mwahoranye kuri bo ntabwo bafite agakiza k'ukuri. ntabwo ari akukuri kuko nimba umuntu yihamiriza ko afite agakiza gashira akumva ko uyu munsi akubise umwana agakiza karatakaye, arebye umuntu nabi agakiza karatakaye, avuganye n'umuntu umufitiye ideni yambwira ati ntabwo nkwishyuye yarakara ati agakiza karatakaye. urumva ni agakiza ntabwo nakwita agakiza k'Imana kuko ni agakiza kabo ubwabo ariko kadakiza katari ak'Imana. Hari n'umuntu urakaza ariko kakakubwira ngo ngiye nashyira agakiza hasi nkakumena. Yego agakiza kandi ngo baba bene aho hantu. Urumva rero agakiza umuntu ashobora kumva ko yashyira hasi agahangana na mugenzi we, ntabwo nakita agakiza kuko urumva ni agakiza kawe wishakamo, kuko nimba washyira agakiza hasi ukarambika hasi ukagize nka telefone kuko wafata telefone ukarambika hasi, bivuze ko rero ko kaba ari ak'umuntu. Ariko ak'Imana ko Yesu yarabivuze ngo intama ze zarazizi ngo ndetse nta n'uwabasha kuzivunira mu kuboko kwe kuko ngo wazimuhaye aruta bose. Ni ukuvuga ngo rero nimba azifite ndibwira ko nta wabasha kuzivunira mu kuboko kwe. Agakiza ni Kristo ubwe, agakiza ntabwo ari iby'umuntu yishakamo. Ikindi kintu cyakugoye ndabyumvise, wagowe cyane no kwatura ariko kudashingiye ku kuri. Yego. None ni iki kindi cyakugoye ukiri muri iryo dini wumvaga giteye urujijo? Icyo numvaga hanini byabishingiye kuri icyo kuko ni nacyo muzi w'ibindi byose, kuko kumva yuko uri aho ngaho udafite ijuru ukaba ugenda mu isi, wabona bagize ibyago nawe ugatekereza ko nawe turi mu isi, ejo ni njye, ariko ndibaza nimba kanaka apfuye nanjye kandi nkaba igihe ngihumeka bwose ndi umukandida w'urupfu, igihe napfa nanjye naba ndimbutse. Nkibaza imyaka maze 20, 25, 10 ningahe, nkaba ntarahamanya n'umutima wanjye ko mfite ubugingo buhoraho, mfite ijuru ako kanya mpfuye ko n'abandi ngiye mu ijuru. Ibyo bintu nkumva bikandemerera cyane, n'ibyo nabyo biri mu byandemereraga. Ikibazo cyo kujya mu ijuru, none se ubwo si byaterwaga n'ibyaha wakoraga ukiri muri iryo dini? Byaterwaga n'ibyaha, ariko nanone ntazi umuti. Ariko noneho ubu ngubu umuti narawumenye. Ubwo yuza kubireka wenda wari kumera nk'abandi nabo bafite ibyiringiro byiza. Ndibwira ko wenda nako ni nako biri, nta waje ngo atange ubuhamya avuga ngo narabiretse uyu munsi mu ngeso zanjye zose ntago naburamo agatotsi. Ndibwira ko n'ababitwatuzaga bakabitubwira nabo wasangaga nabo ubwabo babikora. Wasangaga babikora, wajya korokona n'umuntu utaruzi bakavuga ati hari ibyo bagikorwa bakoraga ati mwubike imitwe, ati noneho hajye haguruka ukorwaho agenda apfukame, ukabona n'utatekerezaga witwaga ngo n'ukuriye abandi, umukuru wa korari, umuyobozi uri aho ngaho, ndetse n'abitwa ngo ni abadiyakoni, nawe ukabona arapfukamye, nawe kandi yapfukama, kandi ejo ukabona nawe wongeye kugira gute kutwatuza, mbese ugasanga ntawe wafatiraho urugero. Ibyo rero bikaba igihamya cy'uko no mu baga batuyoboye nta wabaga waza ngo atange ubuhamya avuga ngo narabiretse burundu, byibuze ngo tumufatireho urugero tuvuga ati uyu nguyu ubwo yabiretse wenda natwe ibyo bintu tuzabigiraho. Ariko ntago byakunda kubera kamere ya muntu. Dawidi niwe yabivuze neza, arabivuga muri Zaburi 57 57 aravuga ngo dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha harimo mama yambyariye. Umuntu wavukiye mu byaha rero ntabwo yakwishakamo gukiranuka ngo bishoboke. Na Yesaya yabivuzeho, Yesaya 48:8 yaravuze ngo ni ukuri ntacyo wamenye ngo kuko nari nzi ko ngo wariganyije cyane ngo kandi ngo wiswe umunyabyaha ukivuka. Umuntu wiswe umunyabyaha ukivuka rero urumva ubunyabyaha twarabuvukanye, ntabwo ari ibyo twiga tumaze gukora nk'uko bamwe bakunda kubyigisha hirya n'ino twajyaga tubyiga mu madini. Ni ukuvuga ngo abantu bawe wasanga umuntu avuga ati umuntu agize imyaka 12 nibwo ahinduka umunyabyaha, agatangira gukora akibonaho imirimo ya kamere, akibonaho ibyaha.
ariko mu by'ukuri Bibiliya yo ubwayo niyo mirongo mvuze igaragaza neza ko umuntu ahinduka umunyabyaha n'ibintu aremanywe bivuze avukira muri ubwo bunyabyaha. Yego, ntabwo ari umuntu uvukiye mu bunyabyaha yakwishakamo gukiranuka. So wiyumva gute rero mu mutima wawe igihe wumva utari gusingira ubugingo buhoraho, wumva udafite ibyiringiro by'ijuru, ni iki wumvaga muri wowe imbere? Murakoze. Ni ukuvuga ngo icyo numvaga si ikindi, ndetse hari n'isengesho nakundaga gusenga ku itariki 31 isoza umwaka, saa sita z'ijoro habaga habura nk'amasegonda makeya umwaka urangiye cyangwa iminota mikeya, nkasenga isengesho rwose ngiye kuryama mfukamye impande y'igitanda nkavuga nti Mana ninongera gukora icyaha uzanyice. Urumva ni intego nihaga, ariko mu by'ukuri nanjye ntashobora nkihinga nkavuga ati rwose Mana ndabikweretse kuko ibi ntabwo nazabivamo, ndatekereza nabi nkagira gute, ariko ninongera gukora nkahiga umuhigo ku itariki 31 umwaka ati byibuze umwaka mushya ngiye gutangira. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo nkuko turi mu mpera z'umwaka, ubu ngubu ejo bundi kuri 31 umwaka utararangiye habura nka minota ingahe nagomba kuba iryo sengesho nariteguye. Ariko mu by'ukuri iyo Imana iteye nk'abantu aho kanya ntabwo nari kwasiga ubuzima, ariko ni ukuvuga ngo nyuma y'iminota ingahe imaze gusenga cyangwa amasegonda nkibuka umuntu ufitiye umwenda, kavuga nkumva ntekereje n'abasaba umuntu ko yanyambuye kandi dushaka gufata na telefone yanjye n'ibiti, nkumva hari ukuntu nyine kamere wumva dufite kamere ukumva kamere yazamutse kumutekerezaho, wamutekerezaho ukumva urarakaye, nkahita nibuka se no kurakara kumbe ni bibi, kumbe nabyo Imana ntibikunda, nkavuga nti iri sengesho nari maze gusenga aka kanya noneho ubu ripfuye iki, nkasanga n'undi byose bihindutse zero. Ni ukuvuga ngo rero ibyo nabyo byari mu bindemereye, ariko naje kugirirwa ubuntu n'Imana nsobanukirwa ukuri, menya yuko iyo nzira yo kubivuga no kubibwirana atari ikiza, menya yuko iyo nzira ifunze. None se mukozi w'Imana Jean Paul, reka nkubaze ikibazo kimwe. Icyo gihe uyu munsi uko witekereza uko uhagaze ubu n'icyo gihe, icyo gihe wumva wari ukijijwe? Icyo gihe ntabwo nari nkijijwe, icyo gihe nari ndi mu navuga ko kari agakiza k'idini, ntabwo kari agakiza gaturuka ku Mana, kuko ubu ngubu nibwo numva noneho nagize amahoro y'umutima, ntabwo niyama ngo nishike mvuga ngo mpfuye narimbuka, mba mvuga nti mpfuye iwacu ni mu ijuru. Hanyuma wigeze urota ukiri mu idini, wigeze urota Yesu yaje ugasigara? Ntabwo nabirose, ariko ubwo narabuhoranaga, naraburyamanaga, ndetse najya kuryama nkabanza nyine nkaniyeza mu gitondo nkongera ngo nkiyeza, biga nkahora mu ibyo nkivuga ni ryari nzatunganira Imana. Ariko kurota gutyo ntabwo ndumva ariko izo nzozi bajya kuzumva abandi bazirotora. Yego, ko barose Yesu yaje bo basigaye cyane rwose cyane, kuko hari n'aberekwaga bakavuga bati, ugasanga yeretswe umuntu akavuga ati nabonye kanaka ari we Yesu yaje aramujyana, atari ko twebwe twasigaye, ati kandi muri korari nzima, ati muri korari nzima, ukibaza umuntu umwe kandi abantu baririmbana bose, ukibaza ni ikibazo. Ariko nanone ugasanga Bibiliya ikatubwira yuko babiri bazaba bari ku rusyo bari gusya, umwe agenda undi asigare, babiri baryamanye umugore n'umugore, umwe agenda undi asigare. Ni ukuvuga ngo rero agakiza, uvanga Imana nta bushobozi ifite bwo kujyana abantu babiri icyarimwe se, bitewe n'uko umuntu yizeye. Oya, ngo umwe ahantu hose ngo umwe azagenda undi asigare, abubaka ari babiri umwe azagenda biba bizagenda bita ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo ubundi kijyana umuntu mu ijuru si ikindi, ni ukuvuga ngo agakiza nakanjye ku giti cyanjye ntabwo ari akondaga umugore. Dushobora kuba ndi kumwe n'umugore wanjye, ariko kwizera mfite mu mutima, betse ko nshima Imana nawe yarizeye, akaba adafite kwizera nk'uko mfite, akaba nta kwizera afite, mu yandi magambo afite hamwe twizeraga mu idini kwiyizera cyangwa kwizera abashumba, kuko wasaga abitwa ngo ni abashumba, mpamya ko atari abashumba b'ukuri, wasangaga avuga ati ngiye rwose ngwino ngupfukame nkurambike ibiganza ngo usengere ndabirangiza byaha birakuvaho, akaguramburaho ibiganza, ariko asanga
nawe ubwe ukumva hari ibindi nayo arimo arashinzwe avugwaho hirya no hino, ugasanga ni ibintu. Ese ni umunyabyaha uri gukiza undi. Voilà. Ni umurwayi wavuye undi murwayi. Hanyuma Jean Paul, kuri uyu munsi biragaragara ko hari ukundi kuri wamenye cyangwa se wamenye ukuri. Uyu munsi kuri wowe gukizwa ni iki noneho, ku buryo umuntu wasize hariya n'ubutasizeyo ukurikiye ubuhamya bwawe n'ikiganiro cyacu kuri Kristo muri Twebwe TV yagenda avuga ngo noneho umenye gukizwa icyo ari cyo ku muntu byabayeho? Gukizwa kuri wowe ni iki, uze kubihuza n'ijambo ry'Imana. Murakoze. Ni ukuvuga ngo muri Luka igice cya 1:77 hatubwira ko agakiza ari ukubabarirwa ibyaha, ariko mu by'ukuri ntabwo wamenya agakiza nyakuri utarisobanukirwa wowe ubwawe. Niyo mpamvu umuntu, kuko abantu bazi ko ari beza, akari niyo mpamvu babasha bagerageza gutunganya ingeso zabo kugira ngo barebe ko ngo bakwakira agakiza, bakumva ko agakiza kazava muri za ngeso zabo, ariko mu by'ukuri bajya kure ugasanga muri za ngeso zabo n'ubundi ntabwo ari nziza. Ni ukuvuga ngo rero umuntu abanza kwisobanukirwa akamenya yuko yavutse ari umunyabyaha, ari mubi, atabasha kwikiza, nta n'ikintu na kimwe yakora ngo abashe kwikiza, kuko kamere twavukanye. Nigeze njya nkunda kubivugaho cyane abo dukunda kuganira ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ni kamere igoye cyane, kuko buriya twagabanye ko kamere igoye cyane Adamu yaduhayeho, ku buryo umuntu atabasha kwishakamo icyiza. Na Paulo yaravuze ngo ngerageza gukora icyiza ngo ikibi kikantanga imbere. Ni ukuvuga ngo rero uwo muntu wavutse kuri Adamu, ni ukuvuga ngo yifitemo ubunyabyaha bwo gukora ibyaha, yabyanga yabikunda atabikunda. Ni nayo mpamvu usanga agambirira kumva ko hari ibyo yakora byiza, ariko ugasanga hivanzemo n'ibi. Ni ukubera ya kamere ya Adamu akimara gucumura, iyo kamere twese tuyigabanaho. N'Abanyarwanda babivuze neza, baravuga ngo isuka ihamba kamere ngo ihora ku rutugu. Bivuze ngo kamere ntigipfa, ahubwo ipfa uko nyirayo yapfuye. Ni ukuvuga ngo rero uwo muntu wamaze gusobanukirwa iyo kamere n'iby'imukoresha, ni ukuvuga ngo nta kindi kintu yakora uretse kumanika amaboko, akamenya yuko akeneye umutabazi, kandi umutabazi ni Kristo ubwe. Ni ukuvuga ngo rero iyo umaze kumenya yuko wowe uri mubi ubwawe kandi ubwo biba wuvukanye, noneho ujya wamanika amaboko, ukamenya yuko nta kintu wakora ngo ubashe kwikiza, hanyuma ukizera icyo Kristo yakoze. Icyo Kristo yakoze rero nicyo kidukiza, kandi icyo yakoze si ikindi, ni uko yemeye kwishyiraho ibyo twabazwaga byose, ndetse akanabihanirwa, kuko Bibiliya tubwira ngo mu Baroma 3:23 hatubwira ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ni ukuvuga ngo urwo rupfu rero ngewe nagapfuye kubw'ibyaha byanjye, cyane ari gupfa kubw'ibyaha byanjye. Yesu yarupfuye mu cyimbo cyanjye. Amaze kurufa mu cyimbo cyanjye, ibyaha byanjye bijya kuri we, batransfere kuri we. Arangije ahabwa na cya gihano, arapfa. Amaze gupfa arahambwa, arazuka. Mu kuzuka kwe, mu muzuko, nanjye yaramfite. Noneho rero impamvu y'abavuga ubutumwa rero ari impamvu tubwiza ubutumwa bwiza, ni ukuvuga ngo turabwira abantu iki? Tubwira abantu icyo Yesu yakoze, icyo yakoze, tukamenya ko burya igihe yapfaga atapfiriye ibyaha bye, ahubwo ari ibyaha byanjye yazize. None igihe yabizize, njye ndamenya ko burya ntazabizira, ndamenya ko twaguranye, kuko yaje ari umuziranenge. Amaze kuza ari umuziranenge, yishyiraho ibyaha byanjye. Amaze kwishyiraho ibyaha byanjye, arabihanirwa. Menya yuko burya ubwo yapfuye ari umunyabyaha, menya yuko ngiye burya yampaye kwera kwe. Ni ukuvuga ngo rero uko, kuko ntabwo yapfuye afite ibyo byombi, ahubwo ngewe ububi bwanjye, ubunyabyaha nari mfite nibwo yishyizeho, arabuhanirwa,
amaze kubuhanirwa arabizira, amaze kubizira ndangije ndacungurwa. Maze gucungurwa, maze kubimenya rero nizeye menya ko buryo bwo yapfuye azira ibyaha byanjye, nge ndi umwere, menya ko nta kintu ndi kubazwa. Ni ukuvuga ngo mba amahoro guhera ubwo, akaba ari nabwo butumwa mvuga guhera ubwo ngubwo, kandi buhura n'ijambo ry'Imana. Nkaba narambaye gukiranuka kw'Imana, ugukiranuka guhoraho iteka ryose, kutari ugukiranuka nishaka, muko nishakagamo nababwiye ko kwaratakaraga. Pawulo niwe yigeze abivuga neza, arabivuga mu Bakorinto ba 2:9, aravuga ngo yaranyanyagije ngaha abakene gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Ni ukuvuga ngo abo bakene bari bakeneye gukiranuka nitwe, nitwebwe. Ni ukuvuga ngo ni umukene wari ukeneye gukiranuka kw'Imana, noneho yica abafite gukiranuka. Wowe ukeneye gukiranuka kw'Imana, niwe wahawe gukiranuka kw'Imana, niwe witwa umukene wari ukeneye gukiranuka kw'Imana. Uko gukiranuka rero niko nahawe, maze mpinduka uwera n'umuziranenge ku Mana. Nkaba mpamye kaka kanya mfite ijuru ritari ry'iminsi 2, ritari ry'iminsi 3, ritari ry'umwaka, ritari ry'imyaka 10. Mfite ijuru ntago mbese mfite agakiza k'iteka, ntago nzakakwa. Ni ukuvuga ngo rero ibyo ndabishimira Imana, kandi nshima n'Imana ko inafashe kanteza n'intambwe nkajya mbasha kubigeza kuri bagenzi banjye batarasobanukirwa cyangwa abo twahoranye muri iyo myizere ipfuye. Hakaba harimo bamwe bagenda basobanukirwa uburyo Imana yatanze ijuru ku buntu, uburyo bahindutse abera n'abaziranenge ku Mana, bakamenya ko bagomba kwizera ibyo bagakizwa n'ubwo butumwa bwiza. Hanyuma turimo gusoza, wabanye n'abantu batizera ibyo tumaze kutubwira, n'abadukurikiye nabo bakuzi bazatange komenti zabo, ariko ndashaka kukubaza, abantu mwabanye bagufata gute nyuma yo kwizera, batizeye nk'ibyo wizera? Murakoze. Ni ukuvuga ngo abantu twabanye, buretse ko urumva ntabwo nkibabarizwamo, ariko uwize murahura mu buzima busanzwe. Yego, turahura, na nimero zabo bamwe urazigira. Abenshi maze kumenya n'ubutumwa bwiza narabasanze, hari harimo abadiyakoni, kuko nanjye ndandi mu nzego zisa nk'izifata ibyemezo muri iryo dini. Ariko ni ukuvuga ngo narabasanze mbabwira uburyo Yesu yapfiriye ibyaha byabo, ndetse mbabwira yuko n'uwo murimo Yesu yawurangije atazanawugarukaho, ndetse yamaze no kwicara nk'uko bivugwa mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 2 na 3, aho hagaragaza neza ko yarangije uwo murimo, yarangiza akicara. Haravuga ngo kuko ari uko yagenda ku bwiza bwayo, ngo akaba nishuye kamere yayo, ngo kandi akaba aramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, ngo amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, ngo yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Ibyo nari babwiye meza ko yabejeje, yabakuyeho ibyaha byabo, ndabibabwira nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko nyine bamwe bakavuga ati ntago ari byo, kubera myizerere bakuriyemo amazemo igihe, mbese bakagufata nkaho wenda wataye umurongo w'idini. Ariko ntabwo nubwo bagufata nkaho utari mu murongo wabo, ariko wowe uzi kuri mu murongo muzima, ibyo nyine biguhagije kandi babikunyuze. Bagufata nk'uwayobye mu yandi magambo. Niko babifata, ariko njye siko mbifata. Abantu mwigisha izo nyigisho rero bavuga yuko mushobora kuba mwigisha abantu ngo no gukora ibyaha, ngo kubera ngo kubuntu bw'Imana bwabonetse. Wowe iyo uhuye n'iyo challenge kubwira ko wigisha abantu gukora ibyaha kandi ukubigisha Yesu, byakirute? Murakoze. Ni ukuvuga ngo reka wenda mpere ko icyo ngicyo ngo yarabirangije, kuko benshi wenda ni nako kantu bakunda kuvugaho. Kuko umuntu uvuga ngo ngo se ngo yigisha abantu gukora ibyaha, ngo ni muri abandi bavuga ngo Yesu yarabirangije, ibyo ntabwo ahita tubivuga. Ni ibiri bivuga, ni Yesu wabyivugiye ubwe. Yohana 19:30 niho byanditse, niho avuze ngo birarangiye, arabivuga. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bivugwa ntabwo ari abantu babivuga cyangwa abitwa ngo abanyabuntu cyangwa bigisha inyigisho z'ubuntu ngo nibo babivuga, ahubwo ni Yesu ubwe wabyivugiye. Ni ukuvuga ngo rero igisubizo nababwira ni uko Paul nawe yabivuze nk'ijambo ry'Imana, biranditse akavuga ngo ntibikabe, ngo ntibikabe, ngo mbese twabapfuye ku byaha twakomeza kubiramiramo dute. Ni ukuvuga ngo rero umuntu wamaze kumenya yuko Yesu Kristo yikoreye ibyaha bye kubwe, akabihanirwa, akamenya neza, agasobanukirwa urupfu Yesu yapfuye,
ntabwo wavuga ngo ugiye gukora ngo ibyaha ngo witwaje ibyo, ahubwo ngo Bibiliya iravuga ngo ubabariye byinshi akunda cyane. Ni ukuvuga ngo ahubwo ni ukuvuga ngo tubereyeho kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bw'iyaduhamagaye. Ni ukuvuga ngo ntabwo tubereho kugira ngo tuvuge ngo dukore ngo ibyaha kuko bari buvuga ngo bigisha gukora ibyaha nese bo ntibabikora. Hari ubibigisha se? Ntabwo wakwigisha umuntu gukora ibyaha kandi bigaragara ko muri yo birimo. Nk'iyo urebye muri na bya bindi mwaturaga se n'ibyari ibyaha nyine. Yego. Birananditse muri Mariko 7:21 ngo ibyuzuye umutima w'umuntu ngibi wenda singiye kwisubiramo byose ngo kwiba, guheheta, ubupfu, bwibone, gusambana, ibintu byose ngo ibyo byuzuye umutima w'umuntu. Ntabwo wamwigisha rero kubikora kandi bimwuzuye. Turagushimiye cyane wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Hanyuma ubona nk'umuntu wasigaye mu myizerere yawe, inama wamuha mu myizerere wahozemo, inama wamuha kuri uyu ngubu, kuko hari n'ababirimo ariko bari mu rujijo, barayobotse iryo dini. Hari uwarivukiyemo kubw'ababyeyi, hari uwarigiyemo kubera umugore cyangwa umugabo, nyine akagira ngo iyo niyo mana tu, akarwana nabyo muri ubwo buryo. Nihe nama wamugira? Ni ukuvuga ngo inama namugira ni ugutega amatwi ababwirizabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, aho amwumvisha kumva icyo agiye kuvugana, kuko abenshi buriya ntibumva. Hari n'igihe umubwira ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana agahita avuga ati hateba ngaho basangiye kumbwira ngo nikorere ibintu, ngo nikorere ibyaha, ngo nigire gute. Ugasanga ashaka kwiziba amatwi. Ahubwo icyo namubwira ngo ntibakumve, ntibagahakana ikintu batarumva, nibabanze bayunguruze ibyo abantu bavuga ijambo ry'Imana. None nibasanga bidahura n'ijambo ry'Imana babone kubyanga. Kuko no kuvuga ngo ubundi indwara abantu bafite guhakana batarabanza kumva. Icyo umuntu akwiye kumenya rero, icyo nababwira, nibabanze bumve ubutumwa bwiza, bumve, banasobanuze, banabaze. Ariko ahanini nitwe dufite inshingano zo kubasanga. Ariko bari abantu mbona bafite n'ubukene mu gusoma. Yego. Niyo Bibiliya bemera ko ari ijambo ry'Imana ntibayisoma. Cyane rwose. Hari nko twiga kuganira w'umushumba, ndabyibuka tugana ijambo ry'Imana, mwereka ijambo ry'Imana, mwereka ko Imana yejeje abantu rimwe by'iteka ryose nk'uko byanditswe mu Baheburayo igice cya 10:10, harabigaragaza, hagaragaza ko twejejwe rimwe by'iteka ryose. Umurongo wa 14 nawe ukaza ubishimangira, 17 hakazaho indahiro y'Imana ivuga ngo ibyaha byawe n'ubugome bwawe ngo sinzabyibuka ukundi. Mbimweretse aravuga ati ntabwo bishoboka, ati ibintu byabaga muri Bibiliya. Ari pasiteri? Ari pasiteri, ati ibintu byabaga muri Bibiliya. Nta n'ishuri rya Bibiliya baraciyemo. Inde pasiteri? Bararije amateoloji birumvikana, ariko ugasanga ni ubutumwa bwiza ntaho buhurira n'ibyo ngibyo. Ni uvuga ngo ubutumwa bwiza nihishurirwa umuntu agira akashingiye ku ijambo ry'Imana. Ariko wabimubwira ugasanga nese wumva nk'uwo wasanga arize teoloji kandi ashumbye abandi, ariko ugasanga ntazi ikintu gihesha umuntu ijuru. Tegeza kugira ngo umuntu akubwire ngo agakiza ni ubuntu, ngo ariko ijuru rirakorerwa. Urumva umuntu mu by'ukuri, nimba agakiza ari ubuntu ijuru rikaba rikorerwa, ni ukuvuga ngo uwakiriye agakiza ntabonye ijuru. Kuri bo ndumva atari bimwe. Ntabwo ni ibintu bitandukanye. Agakiza ni ubuntu, ngo ariko ijuru rirakorerwa. Ni nk'ibihugu bibiri umuntu aba agiye. None ukibaza, nimba agakiza ari ubuntu ariko ijuru rikaba rikorerwa, ni ukuvuga ngo ngewe ndifatira, ntabwo nshaka ibingoye byo gukora, ndifatira agakiza k'ubuntu. None ibyo byo kujya gukora noneho mbireke. Ariko no kuvuga ngo nimba uvuga agakiza ari ubuntu ijuru rigakorerwa, bivuze ngo ni amajuru abiri turi kujyamo. Hari ijuru ry'ubuntu, hakaba n'ijuru ryo gukorera. Uzi ko ariyo mpamvu numva bavuga ngo twakijwe n'ubuntu ariko tuzajya mu ijuru duhatanye, ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Urumva ni ikibazo. Ni ikibazo kuko Paulo yarabivuze cyane, arabivuga abyandika mu Befeso ibice 2 umurongo wa 8 n'uwa 9, arandika ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Urumva aho agobetsemo Paulo ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntibyavuye kuri mwe ngo ahubwo ni impano y'Imana. Impano aka kanya unkunze ukampa impano, ukampa kado, igikorwa nkora sinahitanye igikorwa ni ukuyakira, ariko nta kintu nkoze. Wowe ubwawe niwe wapanze kugira ngo mpiyo kado, ariko nge nayakiriye gusa. Ariko ni ukuvuga ngo niyo mpamvu byitwa ubuntu, ni ikintu ntagizemo uruhare. Ntabwo rero navuga ngo agakiza ni ubuntu mbe nkabo, ngo ariko ijuru rirakorerwa, bigasa nkaho noneho ngiye gukorera ijuru, kuko nta mwana ukorera kubi wabo. Aka kanya twese dufite abana
cyangwa abazakurikira kino kiganiro nabo bafite abana, ndibwira ko nta mwana wavuga ngo ngiye gukora kugira ngo nkunde nemerwe kwa papa mba umwana wo muri urwo rugo, atanakoze n'umwana wanjye, yakoze n'ibyo ari gukora mu rugo kwa se. Ntabwo rero ari gukorera kugira ngo abe iwanjye. Yes, ndagushimiye cyane abari badukurikiye, muzaduha ibitekerezo. Niba wumva Jean Paul yakubeshye uzamunyomoze muri comment, niba yakubwije ukuri nabwo uzashimire muri comment. Niba hari ibitekerezo cyangwa se ibintu ushaka gusobanukirwa birushaho, tuzongera tumutumire. Mwene data Jean Paul, turagushimiye cyane ko witabiye ubutumire bwo kuri Kristo muri twebwe. Imana iguha umugisha mu izina rikomeye rya Yesu. Murakoze cyane namwe. Asante sana.